nyamara umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Dore ibintu uko bimeze. Abantu 61 barimo abanyenganda bamaze gufungwa bazira kwenga no gukwirakwiza ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha harimo rwatangaje ko abantu 61 barimo n'abanyenganda bamaze gufungwa bakurikiranyweho kwenga no gukwirakwiza ibi binyobwa bitujuje ubuziranenge. Hari kandi n'abandi bakekwaho ibi byaha bagishakishwa. Muri aba 61 harimo n'abacuruzi bagiye banga kubitanga kugira ngo bijye kumenywa maze bakabafata nabo bakabafunga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira B yavuze ko iperereza rigikomeje kandi uru rugamba rutazahagarara kugeza igihe ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bizacika mu gihugu maze ibifite ubuziranenge bikaba ari byo bijya ku isoko ry'u Rwanda. Aho yagize ati iperereza riracyakomeje bashobora kwiyongera kuko ni urugamba twatangiye rwo kurwanya ibintu bitujuje ubuziranenge. Nabwo turi buhagarare habe na gato kuko tuzakomeza kugeza igihe ibifitiye akamaro abanyarwanda ari byo bigomba kujya ku isoko cyangwa gucuruza mu gihugu cy'u Rwanda. Aba bantu 61 bakurikiranyweho ibyaha birimo guha abantu ibintu bishobora kwangiza ubuzima bwabo cyangwa kubushyira mu kaga ndetse bikaba bihanwa n'itegeko. Itegeko ribigena rivuga ko uwabikwirakwije cyangwa uwabyenze ashobora kuzahabwa igifungo cy'imyaka 2 n'imyaka 3 n'ihazabira hagati y'U300 n'U500. Gusa nubwo ibyo bimeze gutyo, mu gihe ibyo binyobwa byatera umuntu indwara idakira, ibihano birushaho gukomera, aho igifungo gishobora kuba imyaka 20 na 25 ndetse n'ihazabira hagati y'U500 na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. RIB yavuze ko kandi hari bamwe mu bakekwa bagikorwaho iperereza, abandi bakaba bakirimo gushakishwa mu gihe inzoga zirimo gukurwa mu mabutike zisubizwaho zaranguwe naho zaranguwe bazijyana ku ruganda baziranguyeho. Amabwiriza yo kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa inzoga zitujuje ubuziranenge akomeje gukara mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko hari abantu benshi batangiye kuvuga ko zari zarabangije ku buryo batari bakibasha kwitekerezaho. Hari abavuga ko zabakuye amenyo kubera ko bamaraga kuzinywa bagasinda, abandi bakavuga ko basambanywaga batazi uko byagenze bitewe no gusindiza inzoga z'ibyuma. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari abagiye bahimba ibyangombwa ndetse n'inyandiko zibemerera gukora bino binyobwa bitujuje ubuziranenge, bavuga ko bahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa ndetse n'imiti mu Rwanda. Cyakoze ngo itegeko ririmo kubagonga kuko bazahanwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza kuri 7 n'ihazabira hagati ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 5. Aba bantu bafite ibihano biremereye kuko bo ni benshi cyane. Mu bandi bakurikiranywe harimo abakekwaho kwigomeka ku buyobozi no kunyereza imisoro, nabyo bikaba ari ibyaha bihanishwa n'itegeko ritandukanye na biriya byo hejuru. Gusa bino bintu bikomeje gufata indi ntera, dore ko hari bamwe mu baturage bavuga ko nabo bagiye gutanga ikirego kuko ubuzima bwabo bwangijwe. Hari abavuga ko kubera kunywa zino nzoga z'ibyuma bari bamaze iminsi badataha iwabo, abandi ugasanga bakutse amenyo, abandi bagasambanywa mu buryo batazi, abandi ugasanga barimo guterana hejuru bikabaviramo gukomereka no kurwana, kuvusha inguma za hato na hato ndetse n'ibindi bitandukanye. Gusa nubwo bimeze gutyo, RIB yibukije abanyarwanda kwirinda gukomeza kunywa bino biyobyabwenge, dore ko hari n'abacuruzi barimo kubitsimba kugira ngo abantu bataza kwibona bagiye kubimena bigatuma babigurisha mu buryo bwa rwihishwa. Naho njye mvaga ni Damu, iyi ni Damo content. Kora subscribe, kuri like, share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yizewe kandi agezweho.